Sikayituma umaze abira ashinjwa gukubita no gukomeretsa umugore we. Kuri uyu wa 11 Gicurasi 2026 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Hahirwabasenga Timothée uzwi cyane nka Sikayita ku mbuga nkoranyambaga, aho uyu mugabo akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake umugore we bashyingiranywe byemewe n'amategeko ndetse no kumuhoza ku nkeke. Biravugwa ko kuwa 5 Gicurasi 2026 uyu Sikayita yakubise umugore we ndetse akanamuruma ugutwi mu buryo bwateje impaka ku mbuga nkoranyambaga, abantu bari kubigarukaho cyane. Kugeza ubu Sikayita afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nduba mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubugenzacyaha. Ese wowe ubitekerezaho iki? Ese ibyamamare bikwiye kubera urugero rubi urubyiruko bigaragara mu bikorwa nk'ibi by'imyitwarire itari myiza muri sosiyete? Tanga igitekerezo cyawe muri comment.